nshuti z'Imana, Yesu ashimwe, amahoro kuri mwese. Ese mumerewe neza mu mitima? Twewe tubyutse turi bazima nta kibazo. Imana yakomeje kubana natwe uyu munsi wa none. Ese wewe Imana yaba yakurinze uyu munsi wa none? Ndavuga mu bicuku byakeye hari ukuntu Imana yaba yakugiriye neza. Imana turanezerewe cyane iyo tubonye ibiremwa byayo bigenda bitambagira kuri iyi si, turanezererwa cyane. Dushimye Imana iba yaturinze uko bukeye uko bwije. Imana iragahoraho. Tubazaniye inkuru ivuga ku ukuntu Yesu akurinda uko bukeye uko bwije. Iyo nkuru rero nje kuyibabarira. Nje kubabwira ukuntu Imana iyo mu ijoro ikurinda. Nje kubabwira ukuntu Imana mu bicuku by'ijoro ibana nawe. Chano yacu dushyiraho ivuga butumwa yitwa Izere Yesu. Iyo wizeye Yesu byose birakemuka. Iyo wizeye Yesu ibibazo byose ufite birarangira. Iyo wizeye Yesu, Yesu aragutabara. Twagiye tubona abantu benshi Yesu yagiye agirira neza. Mu nzira Yesu yakurinda. Murabona ko turi mu nzira turi kugenda, rwose urabona ko turi mu muhanda. Dushimye Imana iba yaturinze uko bukeye uko bwije. Ese wewe nturi kubona ko turi mu rugendo tugenda? Ese wewe nturi kubona ko turi mu nzira tugenda? Yesu aragukunda. Mwizere azakugirira neza. Yesu aragukunda. Mwegere uko bukeye uko bwije, Yesu azagutabara nta kabuza yakugirira neza. Twari turi mu nzira tugenda ariko twibutse ko Yesu agira neza. Mu nzira Yesu arakurinda. Ahantu hose hagiye hatandukanye Yesu arakurinda. Waba ugenda mu modoka nk'izi Yesu arakurinda. Waba ugenda ku magare nk'aya Yesu arakurinda. Waba ugenda kuri moto Yesu arakurinda. Izo ni inkuru umukozi w'Imana yazanye. Umukozi w'Imana yazanye inkuru zivuga ko Yesu ahantu hose akurinda. Umukozi w'Imana yazanye inkuru zivuga yuko waba ugenda mu nzira, waba utembera ku magare, waba ugenda ahantu hagiye hatandukanye Yesu arakurinda. Natwe tugize ngo ese wewe Yesu nagakurinda? Ni iki watanze nshuti ngo uburiho? Ni iki watanze nshuti ngo boreho? Ni iki wahaye Imana ngo uramuke? None se we mugenzi webuke ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Turavuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Haleluya. Yesu aragukunda. Yesu ajya agirira neza abantu. Ese wewe Yesu ntabwo akugirira neza iyo ugenda mu nzira? Hari umwuka yaguhaye, igihe kigeze wavamo. Haleluya. Yesu aragukunda. Tugiye gutangira undi mwaka. Muri uyu twari turimo, ese wewe hari ikintu Yesu yagukoreye? Muri uyu twari turimo, ese wewe ntiyaba yarakurinze? Hari benshi baciyeho baragenda, ndavuga urupfu. Hari benshi batashe ariko wewe uriho. Hari benshi bapfuye ariko wewe uriho. Ndavuga muri uyu mwaka urangiye, ugiye kurangira, tugiye gusoza. Ese muri uriya hari icyo wabwira, hari icyo uzakorera Imana? Uzakora iki rero? Uzakora iki? Uzayikorera iki kugira ngo izakurinde? Uzayiha iki kugira ngo izakurinde? Yesu aragukunda, nanjye Yesu arankunda. Twari turi mu nzira tugenda ariko tugeze ahantu tuvuze ku rubuga bita Izere Yesu. Yesu aragukunda. Yesu yakugirira neza. Yesu yagutabara. Yesu wacu waraturi mwaka dutangiye. Yesu wacu waraturi uzaturinde nturi. Yesu wacu turagukunda. Ese wewe ntudukunda? Yesu wacu turagukunda. Ese wewe turi Yesu wacu turagukunda. Uzaturinde rwose cyane. Yesu wacu turagukunda. Uzaturinde rwose cyane. Yesu wacu turagukunda. Uzaturinde rwose cyane. Yesu wacu turagukunda. Haleluya. Haleluya.